ese nawe waba wifuza gukora amafoto nk'ari amafoto ujya uhora ubona abantu bakora ugasanga bakora amafoto meza cyane arimo video ushaka kuyashyira kuri TikTok cyangwa ku zindi mbuga zose ushaka. Ngiye kukwereka uko wabasha nawe gukora amafoto yawe, nawe ayo mafoto yawe nawe akajya azaba ari meza cyane. Ndetse ayo mafoto rero ngiye kukwereka, abenshi ujya mbona bayashyira ku ma TikTok ndetse no ku zindi mbuga. Ayo mafoto rero ngiye kukwereka nawe uko wayakora akageza kuba ari ayo mafoto ari video, kandi ayo mafoto akabaza afite afite nyine ahindurana mu buryo bwiza. Ayo mafoto nawe ngiye kukwereka uko wabasha kuyakora. Uradownloading application bita CapCut yawe, ayo mafoto yawe niba uzi ko uyafite. Ayo mafoto rero numara kuba uzi uko uyafite, ikindi kintu kiri bube, urahita uza ukanda hano ngaha kuri new project, hano urakanda kuri new project, uhita uza hano ngaha muri mu mafoto. Ukimara kuza hano mu mafoto rero nta kindi kintu kiri bube, ugiye guhitamo foto bitewe na foto ushaka nizo ushaka kuza gukoresha. Twega tugiye kubanza duhitemo amafoto, uze kwihangana ayo mafoto nuza kumva akoje kukubangamira. Twe tugiye gukoresha ay'uyu umuntu bita Geregwari. Mbibutsa yuko kwamaze gukora icyegeranyo cyiwe, icyo cyegeranyo cyiwe wajyaho no kuri no YouTube channel ukakireba. Ese ni gute bakora icyegeranyo nabibashije kubibakorera, nawe ujye uvuye iyo video uyirebe. Urete uza rero ukande ku ifoto, ngiye njya mbanza gushyiramo ikintu bise nka cover, kugira ngo iyo video mu gihe itaza kuza irebeka nabi cyangwa isa nabi. Nawe rero iyo video urayifata uyihereze cover. Numara kwereza cover urahita uza hano ngaha rero ukandi hano ngaha handitse ngo hano ngaha handitse ngo overlay, urakanda. Ukimara kuhakanda urahita uza hano handitse ngo add overlay. Ukimara kuhaza rero barakuzana n'ubundi mu mafoto yawe, urahita ufata uhitemo ifoto ya mbere wakoresheje. Iyo foto ukimara kuyitamo urayifata uyizooming gutya. Ukimara kuyizooming ushaka wanayigira gutya, biterwa nuko ushaka. Ngiye niko nkunze kubikora. Urabanza unamenye ngo iyo video uzazishyira niba ari kuri TikTok, usubira inyuma uzi hano ngaha handitse ngo ration. Utuza hano ngaha niba ari TikTok uhitemo kariya TikTok wemeze hano. Ukimara guhitamo kariya TikTok rero nta kindi kintu kizaba, ifoto izazimeze gutya rero. Ukimara kuzimeze gutya uzahita uza hano ngaha uzahita uza ino foto. Urabona ko ni nini, tugiye kwigabanyiriza size hano hasi. Yaza kuza ugasanga abantu barambiwe gutya ngiye, urahita uza ugabanyirize size. Uhangiza kwigabanya size uzufate akangaka kahagati. Urahita uza ukazana ahantu hataragera ifoto hirya yaho gatoya, kugira ngo iyo foto itaza kuza kubimanutse hasi. Urabona ko gutya nubwo nabikora yaza kuza kumanuka hasi iyo foto, ugasanga bibaye bisa nabi. Kandi ko dushaka ngo dukore ibintu biza kuza kuba bisa neza. Nta kindi kintu uri bukore rero kindi, urahita uza hano handitse ngo uhita uza ufate n'iyi ngiyi yindi ya kabiri, uyifate nayo uyizane hano. Niba ushaka, biraterwa nuko wumva ushaka kuza kubimeze, birabiterwa nawe ndetse gutya. Numara nayo uzihitemo. Ukimara kuza kuyihitamo urahita uza ufate n'ifoto nyinshi nazo uzifate. Urahita uza ufate n'izindi foto nazo nyinshi ufite. Niba ushaka kuza gukora ifoto nyinshi, reka twe dukora iyi ngiyi duhite tubanza dukomeze, kugira ngo video itasanga imaze igihe kinini ugasanga barabashije barayihagaritse, ugasanga bigoye gutyo. Rero ikindi kintu turi bukore gutya, urahita uza n'ubundi uyigabanyirize size gutya. Ugabanyirize size kugira ngo abantu baza kuyireba bataza kurambirwa. Niba ari ahantu henshi ushaka kuyishyira, urahita uza noneho hano ngaha ongera uhitemo indi. Biraterwa wowe urahitamo nyine ifoto nyinshi zikunyuze, wowe urazifata uzihitemo. Ukimara kuzihitamo rero urahita uza gutya
ushaka n'iri bara rindi twajya turizuminga gutya tukarikuramo, ariko aka kabara ingenga konda gutya nyine ku buryo kaza kameze gutya. Ibintu byo njya mbona ari byiza, we biraterwa nuko nawe ubihitamo. Urabona ko gutya twahisemo amafoto menshi cyane, igisigaye tuyo mafoto kugira ngo aze kuza ahinduranya. Ibyo bintu rero nibyo tugiye gukora nonaha. Rero urabona gutya ifoto ziraza kuza zisa neza. Ndumva igisigaye nta kindi, urahita uza ufate uhitemo n'iyi ngiyi, wenda kaduhitemo n'iyi. Biraterwa we n'iyo ushaka nuko uzashaka kuza kuba bimeze, aba ari ubushake bwawe akenshi na kenshi. Rero urabona ko gutya twamaze gukora amafoto yacu. Twe twafashe nka ino video tugiye kwishyira kuri TikTok cyangwa ku zindi mbuga. Nawe wumva ko ari ahandi hantu waba ushaka kuyishyira, wayihashyira. Twebwe iki kirango rero baduhaye ngo ni cya CapCut. Iki cyo nzaberekana cyuko bagikuraho hano ngaha mu gihe bakiguhaye. Mbo rero urabona ko amafoto yacu twayakoze, ariko ayo mafoto ntaga indirimbo iyo ugiye kwihitamo nawe ushaka wayishyirira amaha nayo uyifite. Reka tubanze twebwe tugire gutya, ubanze tubikore. Urahita ufata rero hano ngaha, ukimara gufata ifoto ya mbere urahita uza uyifate hano. Niyo mpamvu nababwiye ngo mujye mushigamo ka kanya n'ubundi ku buryo uza guhitamo ifoto ya mbere wabanje. Nk'iyi ngiyi ni urugero, niba tugiye guhitamo ino foto ya mbere, twabanje, urahita uza ukandi hano handitse ngo animation. Hano rero urafata uhitemo ifoto ushaka gukora animation ku buryo ushaka, ndetse no ese biraba biterwa nuko bishaka wowe, Ngewe hano ngaha rero uhitamo uko animation yawe y'ifoto iza kuza, ese iraza kuza kuba imeze ute, ese iraza kuza kubifata ihagaze ute, cyangwa uze hano ngaha kuri kembo nawe uhitemo bitewe n'iyo ushaka, uhitamo. Ariko uhitamo mbaze wumve, uhitamo ugendeye ku kintu ku buryo ki itaza kuza kuguhereza, kuko izi zanditseho pro ziba zishyurwa. Uyu muntu uzikoresha n'umuntu uba yarishyuye, utaza gusanga uyikoresheje rero ugasanga biteje ikibazo. Izi rero aba ari iz'umuntu wishyuye, ntabwo aba ari iz'umuntu utarishyura. Twebwe rero bwa mbere tugiye guhita dufata duhitemo iyo dukoresha. Nawe uraza kuza guhitamo bitewe n'ikunyura cyangwa iza kugushimisha, yego bitewe n'ibyo uza kuba ushaka. Bitewe n'izo uza kuza kuba ushaka, nawe uraza guhitamo ikunyuze iza kuza kugufasha. Nimba mpisemo iya mbere nkongera ngafata indi ya kabiri, nayo nkaza hano ngaha kuri animation nk'ibisanzwe, ngahitamo uko iza kuza kuba imeze, nkayihitamo ikiza kuba imeze gutya. No foto nubwo yangoye ariko nta kibazo, nta kitwaye. Nongera tuze duhitemo iya gatatu, naho dukande kuri animation. Asigaye ndaza kukwereka uko bizaba bimeze, nawe ukajya kubona ukabona ifoto yawe isa neza cyane. Nawe ukaza kuza kubona ifoto yawe isa neza cyane, bityo ukaza kubona ifoto yawe ni nziza. Turahitamo n'iya gatatu nayo tuyihereza animation. Biraterwa we nuko uzaba wumva ubishaka. Uko ubishaka niko tubikora hano. Nawe rero uhitamo bitewe n'iyo ushaka ko baza gukora, ukaza nayo ukayiha animation bitewe. Nakubwiye ngo uhitamo bitewe. Hano ngaba bari kukwereka byibura 1/2 cy'uko kiza animation uko kimeze. Niba duhisemo nk'iyi animation, uhitamo izitanditseho pro, ubanze ako kantu kwanza ukumve neza. Utaza kuza guhitamo iriho pro ugasanga birangiye bakwangiye, kandi ibintu byawe wari wabikoze wanarangije. Ikintu kiriho pro biba bivuga ko cyishyurwa. Uraza nawe uhitemo hano ngaha, uhitemo henshi hatandukanye. Biraterwa n'uko ubishaka. Noneho nurangiza gutya tugiye kubanza tuyipureyinge turebe se bimeze bite. Twatangiye, wabona ko
amafoto yacu araza akihinduranya akikora byinshi bitandukanye. Nawe niba ushaka ni gutya rero ujya ubona ukuntu yakoze amafoto menshi atandukanye ameze gutya. Ayo mafoto rero ni uko yakora ugasanga ayo mafoto ameze gutya. Nawe rero niba wifuza ko wakora amafoto ndakeka mbikweretse uko wabasha gukora n'aya mafoto. Ngiye kukwereka nuko wagakuramo aka kantu uramutse wagashimye ukagakuramo. Urabona hano ngaha rero baba baduhaye muri 700 ariko dushaka iza kuza kubigaragara neza. Urafata ugakurure gutya ukageze mu 1000 gutya rero karaza kuza kuba kameze ute, kameze neza. Mbona urangiza rero ukamara kuba wabikoze gutya, nta kindi kintu kindi yewe uri bukore urahita uza kandi hano ngaha hano handitse ngo expo, uhita ukadownloadinga ku kantu kawe ugakoresha ahantu hose ushaka ugakoresha. Kwibutsa reka twakira abantu bashyashya kuri umuriro wacu wa YouTube. Niba uzi kuri mushyashya tuguhaye ikaze, turakwakira kuri umuriro wacu wa YouTube. Wewe reba niba wakoze subscribe bazofugwiza ugira kugira ngo ntihakagire video nimwe izajya gucika inyuze hano. Nawe wabashije gukora subscribe turagushimiye cyane. Imana ikomeze kuguhereza umugisha mu byo ukora. Namwe rero mudahwema kudukurikira dukomeje kubashimira cyane. Urabona ko gutya twakoze twabashije kuyikora kandi iyo ntuzi imeze neza cyane, ndetse umuntu arayireba kumvira ashimishije, imeze neza, iteye neza, bityo rero ukabona nta kibazo ifite. Nawe niba wifuza rero uko yazimeze gutya nta kindi kintu uri bukore rero nawe urayikora gutya nabashije kuyikora. Iyo ugiye kwidownloadinga naberetsa ukanda wamaze kuyikora neza ukanda hano. Kandi ciao turabakunda cyane. Niba ari ikibazo wundi wifuza ko watubaza iki ngiki n'umuntu uri wakimbajije ukuntu ari amafoto akorwa, nawe wifuza ko ikindi kibazo twakora watwandikira muri comment tukabasha kuza kuguha feedback.